Imboni TV. Hafashwe abantu batandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Kugeza uyu munsi wa none hari hamaze gufatwa abantu 104 bagize uruhare muri ibi ibikorwa byo gucuruza no gukwirakwiza izi nzoga zituje ubuziranenge. Dosiye 97 zamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Ngira ngo icyo tugomba gusobanukirwa hano ikitonderwa, bari abayobozi abo muri Rwanda FDA cyangwa RSB nibo bihariye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, naho bari abanyamabanga b'umurenge cyangwa se b'utugari bo bihariye icyaha cyo kuba icyitso kuguha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye: Nyarugenge, Nyamirambo, ya Remera na za Karongi ndetse no muri Gisagara. Ngira ngo ni byiza ko dusobanukirwa neza uko ibi byaha byakozwe kugira ngo tuze kuboneraho gutanga n'ubutumwa muri rubanda. Bari abayobozi mwabonye, ubwo ndabanza iyo mvuze abayobozi turabanza tuvuge abo muri Rwanda FDA, RSB aribo uko ari 13. Bari bashinzwe gutanga ibyangombwa mu nganda. Muzi ingaruka byateje: abantu bapfuye, abahumye, abakirwaye, n'ingaruka nyinshi zitandukanye ziri mu ngeri zose: amakimbirane yo mu ngo, abantu kurwana, ubwicanyi, byose bifite aho bishingiye kuri biriya ibinyobwa. Abantu twerekanye ni 18. harageze ubu ngubu ko inzira baciye rwose bamamaza ibintu byica abantu bongere bayice. Turabasabye tujyane nabo, bongere bayice, bavuga ngo rwose hehe n'icyuma. Ntabwo ari igisebo pe, tuvuge ko wenda babikoraga batabizi, ariko ubu noneho barabimenye. Ubutwari bwabo rero kuri urugamba niho dukeneye, ubwakaka bwabo, bwamamare bwabo, bw'ubudahangarwa bwabo nibabukoresha, bwabo influencer bwabo nibabukoreshe baca icyuma mu gihugu, kuko nabo ni ababyeyi, nabo bafite abana barera muri iki gihugu. Ntugire ngo yego uruhare wagize ubyamamaza bikanyobwa, ibyo ngibyo turabyibagirwa, ariko abanyarwanda bakeneye kwibagirwa wowe wamamaje kiriya cyuma. Kigomba kwibagirana mu mitwe y'abantu, usubiye inyuma uvuga ati rwose naribeshye. Banyarwanda hehe n'icyuma. Turabasabye nabo iyo nzira baciye bongere bayice, kuko ntituzajya tubabona basoroma amatunda igihe cyo kubaka u Rwanda ngo tubabure, kuko ibi ni ukubaka u Rwanda. Dukeneye bwa buhangange bwabo, bwa bwamamare bwabo, kandi bo biroroshye cyane. Uzi ukuntu babikoresha mu buryo bworoshye. Ati bantu banjye bakoreshe mu buryo bwabo. Iyo nzira baciye bayice dufatanye, ntitubabure muri uru rugamba. Ese ubundi kugeza ubu ngubu bari hehe? Ijambo ryoze kubambariza ati muri social media influencers, abahanzi muri hehe muri uru rugamba rwo guca icyuma mu Rwanda? Kindi, hari product nyinshi twagiye tubona muri ripereza twakoze. Hari product nyinshi twagiye tubona ku masoko kandi badafite cya cyangombwa twavuze cya product registration. Ni ukuvuga ngo niba watse ibyangombwa bya product imwe, igihe ukoze indi product nabyo ugomba kuyakira icyangombwa. Ntabwo ari icyangombwa kimwe kuri byose, oya, icyangombwa na product, icyangombwa na product. Izo rero nizo za malpractice twagiye tubona, aho berekanaga ngo icyangombwa cya product runaka ubwo kikaba icyangombwa kuri product zose. Ntabwo byemewe.
erega iyo bavuga ngo icyangombwa na product cyo baba bavuga nuko iya product yemerewe kujya ku isoko kuko yujuje ibisabwa, yujuje ubuziranenge, nicyo biba bivuga nta kindi. Ikibyemezo ku bindi bihugu byasubijwe eminent rwose twakugarantisa ko ntabwo birangiriye ahangaha, ntabwo birangiriye ku cyuma gusa, bizajya no mu bindi byose, kuko dukeneye umunyarwanda muzima ufite ubuzima buzima. ngira ngo muribuka igihe tugaragaza ibyerekeye za ji za salama, hari abantu benshi baduteye n'amabuye, ariko ubu ngubu baragaruka bakavuga ati mwarakoze, ntabwo twari tuzi ko tumuriya mwanda umeze kuriya. Rero dufatanye, so izo ngamba ntabwo zihagaririye ku byuma gusa, zizakomeza kuko ubuziranenge ku biribwa, ibinyobwa nibyo biganisha ku munyarwanda muzima ufite ubuzima buzima. Kandi wibuke neza, nta cyasimbura ubuzima. Ikindi uyu musore rwose w'umunyarwanda yanjyanye mu kibazo kitajyanye wenda na topic turimo, ariko reka tubyubahe tugusubize. Shema Fabrice yarafashwe ku itariki ya 11 Kanama, akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. Iperereza rirakomeje, ni sheke ijyanye n'imirimo yakoraga. Kugeza aho ngaho nta kindi twatangaza, ndetse haveho n'ibindi bintu twumva by'urujijo abantu bamwe bagenda bavuga bitari byo. Iyi niyo official statement. Ngira ngo n'ibyo ngibyo kuri icyo ngicyo ni imirimo ye bwite. Urakoze, ni imirimo ye bwite, ntaho ifite aho ihuriye na Ferwafa, ni imirimo ye bwite. N'ikibazo akurikiranyweho na sheke itazigamiye ni ijyanye n'akazi ke bwite. Urakoze wenda kuba udufashe gushyiraho precision. Mu by'ukuri kuva iki gikorwa cyatangira twafatanyije n'inzego zose. Iyo nimvuga inzego zose, wumve Minalog, wumve Minisante, wumve Minenter, wumve ibi bigo byose, Rwanda FDA, Rika, Rema, wumve inzego z'umutekano n'ubugenzacyaha, twabijyanyemo mu rwego rwo kugira ngo na Minicom bibe, kuko ni umwanzuro w'igihugu, kandi izo nzego zose mvuze zifite aho zihuriye n'iki kibazo. Rero no buri munsi tugira inama, duhuremo n'abayobozi bakuru batuyobora, hatanzwe imirongo ngenderwaho, ndetse buri kigo, buri rwego rufite inshingano zahawe muri iki gikorwa turimo, ariko n'igikorwa byo gukosora no gukurikirana ibyuho bimwe na bimwe byari bari kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Rero no hasi hariya nuko birumvikana, kuko polisi dushobora kuba turi ahantu henshi kurusha inzego zose, ariko nibura inzego z'ibanze zo zirahari. Ubufatanye rero buzakomeza, ari mu bufatanye bwo kwigisha, mu muganda, y'amahoro abaturage bahuriramo, mu dusisiro, no mu bikorwa bye byose byo gukurikirana tuzakorana. Kandi uburyo buzakomeza, kuko igikorwa tugomba kugiherekeza ku buryo hatagira n'igisigara n'ibisigisigi. Ntibirangirira gusa, nababwiye ngira ngo ubushize sinzi mba nabibabwiyeho, birashoboka ko hari n'ibindi bizaza mu buryo bwa magendo. Ibyo nabyo turakorana n'imboni z'imipaka, abayobozi b'inzego z'ibanze, turabizi ntabwo barusahurira mu nduru baburamo, bene nk'abo b'abayobozi n'abandi bashobora gushaka kwihishira bagakora magendo n'ibindi. Ibyo nabyo turabikurikirana, turakora n'inzego zitandukanye. Burya ku mipaka hari igihe dukoresha n'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kubona aho tutabasha kugera neza. Rero nagira ngo nkwizeze ko guhera ku rwego rw'igihugu ukamanuka ku rwego rw'intara, izo nama yenda icyo nakubwiraga duhura buri munsi, n'abagavana barimo, ba meya barimo,
abakuru ba polisi n'ingabo muri ibyo bice byose bari kuri iyo nama. Buri muntu afite inshingano agomba gukurikiza, n'izo nzego zindi zigorora politike, amategeko, amabwiriza n'ibindi birahari. Mbona no gusubiza icyo bari babajije cy'ibicuruzwa biva hanze, yenda twebwe ntituri mu mwanya wo kugisubiza, ariko hari inzego zibishinzwe aka kanya ziriho zibikurikirana kugira ngo ibyo ngibyo bijye ku murongo. Rero ntabwo twebwe twamenya iby'ubucuruzi n'amasezerano bari hagati y'ibihugu n'ibindi. Twebwe tuzamo igihe cyose tubonye byarenze ku mategeko cyangwa byatandukira aho tuza, ariko mu bindi ubwo ngubwo biraturenze. Ariko icyo nabizeza ko cyo nuko hari igikorwa, ntabwo basinziriye, amatangazo araboneka, hari n'ibiganiro ngira ngo bishobora kuzabava cyangwa byanatangiye. Ibyo ngibyo amakuru naba mbahaye nayo kugira ngo ibyo nabyo byumvikanweho. Yenda nkomerezeho vapes ntizemewe, ntabwo zemewe. E-cigarettes ni bimwe mu bintu mu itegeko, ni bimwe mu bigize ahubwo n'ikiyobyabwenge, n'ubwo wenda kiri muri kategori itari hejuru cyane. Vapes bigize bimwe mu bintu biri kase, itegeko rirahari, nuko abantu burya batabashaka gusoma, birahari. Yego birashoboka ko ubukangurambaga butagize imbaraga, ariko twabutangiye nabwo kugira ngo dutangire gufata dufunga duhana, dutangire kwigisha, ariko dukangurira n'aho abantu bahurira ko umuntu wese ubyinjiranye bamubwira ko abisiga ntabyinjire kuko ntibigomba gukoreshwa. Ikibazo gikomeye duhora tushakisha uburyo tugikurikirana, tuno tuntu basigaye barize uburyo kaba kangana nka gutya. Hari igihe ushobora kugira ngo ni na flash disk cyangwa n'umufuniko w'ikaramu, ubimenyera uko abakubise ku muntu ukabona hasohotse umwotsi nko muri shampoo, niho utangira kubita cya kintu siki. Ibyo rero no kuvuga ko turakiga uburyo tubikurikirana ukuntu ari gatoya kabashe gutahurwa. Ariko mbere na mbere ubungu twatangiye ubukangurambaga mu babikoresha, kuko nindi shishije mu bundi buryo. Ni shisha itari cya kintu baterekaga nk'igikono, ije mu kantu kagendanwa bacaginga. Icyo abantu bitwaza ngo nuko itanuka, ngo nuko itamena umutwe, ariko umuntu wese wagakoresha azakubwira kari addictive, kari bikugira imbata, kandi ibintu bikugira imbata burya tayari babyangirije mu bwo, hari ikintu cyo kigenda cyangirika mu bwonko. Rero nagira ngo abikoresha bumvireho, batangira bitekerezeho, babishyire ku ruhande. Ntabwo byemewe, biri mu mategeko, gusa twatangiye kwigisha, ariko naho ntabwo tuzahora twigisha tubirebera. Ubwo butumwa bwo butambuke. Ndi umupolisi, hari aho ngerageza kuba umudiplomate, ariko hari aho mbabwiza ukuri. Mu biro, mu kazi, mu tubari, ahantu hose bahura ari benshi, bari abantu basaka, bari abantu babonsaha, ntabwo ahantu hose tuba turi abapolisi. Hari ahandi kereka ari bya bitaramo binini, ariko nko mu night clubs ntabwo ari twe, hari abandi bagenzi bacu badufasha, security baho ngaho nabo batangira gushyiraho ibyapa bagakumira abantu ko hatemerewe kwinjiranwa vape. Icyo gihe umuntu atangira kubitekerezaho, natwe dukomeza kwigisha, turizera ko bizageraho bikumvikana. Ariko nibyo kuko ubutumwa butambuke ko ntibyemewe, biri kuri list y'itegeko, bareba amabwiriza ni nk'iteka rya minisante. Ibyo byose araho bihuriye, wenda turaza kureba, ndava aha ngaha mbibarebeye, muragenda mbibasomeye, ariko birahari. Inzoga ziva mu mahanga twazisubije, vapes ndayishubije, ibindi binyobwa nabivuzeho umugwane. Ibi nabyo nabikangira ngo nabikomojeho, nababuriye kandi kubabura si kugira ngo mbivuge gusa, nuko naho hazakurikira. Umuntu wese ukoresha ibinyobwa, ubikora, ubicuruza, ubyinjiza mu gihugu, yewe n'ibi binyobwa bihiye byitwa ngo biremewe. Turabizi ko mu bihugu by'abaturanyi hari abantu babikora bakabishyiraho amarebo, cyane cyane zino nzoga zihenze z'amawisike, amajini, sinzi amazina yazo. Abantu amakuru dufite nuko mu bihugu by'abaturanyi ushobora rwose
zivayo ngo zihendutse, bakavuga ngo nugura hano hakurya zirahendutse, ngo nukagura hanaha. Burya guhenduka bifite igisobanuro. Burya abantu bazi ko guhenduka kw'ikintu ubundi bifite igisobanuro. Ku muntu ubizi uko bigura mu buryo busanzwe, iyo mvise bihendutse ugomba kwibaza zakozwe mu buhe buryo ku buryo zihenduka. Ariko ngira ngo nabaze ngavuga ko bigira ingaruka. Umwe yayindi ngo iri original bayita ngo OG, itandukanye n'umwe cyakindi ngo buryo mu babyuka imitwe imeze biratandukanye. Ubwo rero ariko reka nabyo tuvuge ko tuzabikurikira, nabyo bizakurikirana. Rero nagira ngo niyo mpamvu natanze bwa butumwa ko ayo makuru abantu barabitubwira, ntabwo bizarangirira, abantu batangire basuzume hakiri kare rwose. Ubwo n'inzego zibishinzwe, ubwo ndavuga inzego za leta, nk'abatangire batera ikirenge, bafata echantillo, bagende amasamples, bapime, barebe ibi bintu, bitangire bikurwe mu isoko cyangwa ibikosoke. Ariko twumvikane ikindi kintu kimwe, muri rusange iyo uganiye n'abaganga muri rusange n'abahanga, nibi gitwa ngo biremeye, ubona Coca-Cola, Fanta, ji, ibinyobwa byose biba byakozwe mu nganda, n'ubundi ngo iyo binyweye mu bwinshi nabyo si byiza, bitewe n'isukari bagiyemo, amafureva bagiyemo. Rero ibintu byose iyo tuvuze mu rugero rugomba kuba urugero, kuko ubwinshi bwabyo nabyo bishobora kuba ikibazo. Rero twongeye twibukiranye, nubwo duca ibyuma n'izemewe, gahunda ya tumwese ntaho yagiye. Nagira ngo basoreze kuri icyo, ndumva ari ibyo nabagira ngo basubize. Imboni TV, imboni ya rubanda.